Umutahira TV. Shuti bakunzi b'Umutahira TV, reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi, mbabwire ni ibyiza bikomeze kuganza ibibi. Muri video zatambutse twabagaragarije video igaragaza ukuntu Bitcoin yagiye izamuka kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 kugeza muri 2025. Iyo dukora ibi ngibi tuba dushaka kugira ngo tugaragaze ifoto cyangwa se ishusho ya Pi Network mu gihe kizaza, dukurikije ko uyu munsi yageze kuri exchanges zigiye zitandukanye, mu gihe twifuza cyangwa se dutegereje yuko ishobora kuzagera kuri Binance. Hanyuma nubwo itaragera kuri Binance ariko ishobora kuzageraho ahantu hakorerwa isoko rikomeye cyane ry'amafaranga y'ikoranabuhanga. Nubwo iri ku zindi exchange ikaba iri ku giciro kiri hasi, yarageze ku $2 ndetse ikamanuka ikagera kuri 1. Uyu munsi ikaba iri hasi cyane $1 ndetse nta nubwo iri muri 1/2 uyu munsi, ariko ejo cyangwa ejo bundi ishobora kuzamuka. Tugenda dufata ingero ku ma coin agiye atandukanye cyangwa se ku ma cryptocurrency agiye atandukanye, kugira ngo turebe ko Pi Network nayo ishobora kugirirwa icyizere cyo kuba yazazamuka ikaba yagera ku $, nk'aya ngaya tubona kuri Ethereum cyangwa se nk'ayo twabonye kuri Bitcoin. Birasa n'ibitangaje cyangwa se n'ibintu bisa naho bidashoboka, ariko ukurikije uko izi nazo zagiye zizamuka nabyo birashoboka. Ikintu cya mbere gituma abantu batekereza ko bigoye ni uko abantu kurindira igihe kirekire batabikunda. Abenshi tuba dushaka ibintu by'ako kanya vuba vuba bihita biboneka, ariko muri iri koranabuhanga ntabwo ariko bimeze. Aha ho ni ugutegereza igihe kirekire. Kuba mininga Pi Network ngira ngo mwamaze kubibona neza yuko Pi Network atariyo igihe gitoya, nk'uko Ethereum yatangiye mu gihe cyashize ikaba igeze uyu munsi iri ku giciro $2,000 kugeza muri 3 gutyo, nk'uko tubibona kuri iyi graphic. Niko na Bitcoin muri 2010 yari iri ku giciro cyo hasi, kugeza uyu munsi muri 2025 ifite $1 agera mu 110 n'ibindi. Aho rero bigaragaza yuko na Pi Network ishobora kuzagira igiciro cyiza gishimishije mu myaka iri imbere, tutamenya ngo ni ingahe, ariko bigaragara yuko atari mikeya. Ethereum yigeze kugura munsi $1 gusa. Uraza kubona kuri iyo graphic uko yagiye izamuka ihindura ubuzima bw'abayicukuye cyangwa se bw'abayimayininze. Mu by'ukuri ese koko wari uzi ko Ethereum yigeze kugura amafaranga make cyane nk'ijana y'amafaranga y'amanyarwanda? Uyu munsi turareba uko yagiye izamuka, nuko abayicukuye abakoze iyi mining ya Ethereum yabahinduriye ubuzima. Uyu murongo ubona hano werekana uko Ethereum yagiye izamuka igihe n'igihe yagiye imanuka muri 2016. Icyo gihe yari munsi $10. Abayiguze icyo gihe abemeye bakavuga bati reka dushoremo amafaranga, uyu munsi bakaba bashobora kuba bayigurisha ku $2,000 cyangwa se birenga, nk'uko mubibona ku ma exchange agiye atandukanye. Ku bantu bazi kureba uburyo amakirito azamuka cyangwa se amanuka, umuntu waguze Ethereum mu mwaka wa 2016 akayigura iri munsi $10, akaba atarigeze ayigurisha, uyu munsi akaba akifite, cyangwa se ku bantu bayimayininze uyu munsi bakaba bakifite. Urumva yuko uko byagenda kose iri hejuru $2,000 kandi yaraturutse munsi $10 yonyine. Iyo turimo kureba ibi ngibi tuba tugira ngo turebe cyangwa se duhuze na Pi Network, tubone ishusho ya Pi Network mu gihe kizaza. Muri 2018 Ethereum yari ifite agaciro $1,400
ariko nyuma iragwa kugeza hafi amadolari 100. Aho niho benshi bahombeye. Hanyuma muri 2021 igiciro cyarazamutse cyane kurusha ikindi gihe cyose kigera hejuru y'ibihumbi 4,700 by'idolari. Wari ufite Ethereum nyinshi icyo gihe yabaye umukire. Ni ukuvuga yuko icyo giciro nicyo cyabaye igiciro kinini, nta nubwo na nyuma yabwo kigeze cyongera kugera ku bihumbi 4,700 by'idolari nk'uko tubibonye byabaye muri 2021. Uyu munsi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 igiciro kiri hagati y'amadolari 2,000 n'ibihumbi 3. Benshi baracyabibona nk'amahirwe yo kugura, bategereje yuko ishobora kuzazamuka ikazagera ku gaciro nk'ako Bitcoin igezeho. Mu by'ukuri Ethereum ni ikimenyetso cy'uko ishoramari muri kiripto rifite ibyago n'inyungu. Gusa icya mbere ni ugutunga amakuru, kuko amakuru niyo ntwaro ya mbere. Wowe urumva igihe kizaza cyo kugura cyangwa kugurisha ari ikihe? Ugereranyije iyi Pi Network iri ku giciro kiri hasi cyane, utekereza yuko ishobora kuzazamuka cyangwa se ikamanuka. Ariko uko byagenda kose, bitewe n'uko tureba izi kiripto zindi zagiye zizamuka cyangwa se zimanuka bigatwara igihe kirekire, mu by'ukuri biragaragara yuko ishobora kuzazamuka mu gihe kizaza, nk'uko Ethereum yigeze kugera ku dolari 1 gusa. Uburyo abantu babaye abatunzi muri Ethereum nuko bagumye gutegereza, hanyuma abayigura bakabaho, hanyuma n'abayigurisha bakabaho. Hanyuma urwo ruhererekane rw'ibyo byose uko bigenda bikorwa nicyo gituma haboneka agaciro keza ka kiripto, nk'uko dutegereje yuko iyi kiripto nayo ishobora kuzazamuka mu gihe kizaza. Iyi Pi Network ntabwo iramara umwaka isohotse cyangwa se habayeho Open Network ngo nibura tubone muri uwo mwaka bihagaze bite. Mu gihe gitoya imaze, uyu munsi yagiye kuri exchange mu kwezi kwa kabiri 2025 ku itariki 20. Isohoka iri mu kigereranyo cy'idolari, igera ubwo izamuka igera ku madolari 2, irongera iramanuka. Uyu munsi Pi Network igeze kuri 0.4, ariko igenda izamuka gahoro gahoro yongera imanuka. Bigaragara yuko ubwo yigeze kwikoza amadolari 2 n'ubu ishobora kuzongera ikazamuka. Abantu rero bakimayininga iyi coin ya Pi Network, mukomeze mu mining. Nta nubwo ubundi bijya bikunda kubaho ko kiripto ishobora kuba ifite agaciro kandi ikina mining. Uyu munsi Pi Network ifite igiciro mu mafaranga y'amadolari, ariko kandi ikaba ina mining. Bivuze ngo umuntu amayininga amafaranga nyayo akora, adategereje ngo ibi mining sinzi ko bizaba amafaranga, ahubwo ibyo mining ni amafaranga abarika afatika ushobora kugurisha kuri exchange hanyuma ukayabikuza. Gusa uyu munsi kubona Pi imwe uyimayininze biragoye, ntabwo byoroshye. Ariko muri uyu mushinga batanze uburyo bwo kugira ngo n'umuntu watangiye mining abe yabasha, wenda mu gihe yakoze KYC, abe yabasha kuba yakwigurira Pi, yaba anyuze kuri exchange cyangwa se anyuze kuri mugenzi we, akazimuha kuri wallet address yiwe, akazishyira kuri konte yiwe, kugira ngo abe yabasha gutegereza igiciro kizamuka cyangwa se abe yabasha kuzicuruza mu buryo bugiye butandukanye. Aha rero hatwereka uburyo Pi Network ifite agaciro gakomeye ukurikije izi kiripto zindi uko zagiye zitangira, ndetse zikaba zaratangiye ziciriritse cyane, ziri hasi cyane. Urebye mu makuru agenda agaragara, nka Bitcoin yatangiye iri kuri 0.09, hasi cyane igiciro Pi Network yatangiriyeho. Mu mateka ya Pi Network azavugwa mu myaka nk'icumi
cyangwa 15 abazavuga aya mateka bazavuga bati Pi Network yatangiriye ku idolari, mu gihe uyu munsi abavuga amateka ya Bitcoin bavuga bati amateka ya Bitcoin yatangiriye kuri 0.09 by'idolari. Aha rero hagaragaza yuko uko byagenda kose izi crypto ziba zibitse amabanga menshi, ariko ikintu cya mbere ni amakuru. Ngende Leonard, iyi ni Umutahira TV, reka mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Utarakora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, reka ngusaba ukore subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, hanyuma uze tugumane, ukore comment, wandike comment, wandike itekerezo kugira ngo tugomeze tuganire, tugumane ariko tunaganira tudacecetse. Reka ngushimire kandi mwifurize amahoro y'Imana. Bye bye.